Reka nongere ngusuhuze ukomeje gutega amatwi kwivugire TV, ndi Mustafa ntabwo nzi official. Uyu munsi tugiye kugereranya abahanzi babiri muzi b'ibyamamare hano mu Rwanda baririmba cyane cyane indirimbo za romantique ndetse kandi murabazi n'abahanzi babaye ibyamamare cyane. Umuhanzi bita King James n'umuhanzi muzi Tom Close. Tugiye kureba mu mitungo yabo, turebe mu bwamamare ndetse turebe n'uburyo bakunzwe cyangwa se n'uburyo bamamaye cyangwa se n'uburyo bubatse izina hano mu Rwanda. Gaze wowe rero tugiye kubana mu iki kiganiro, making ashobora ko cyangwa se reba neza niba wakora subscribe, fungura inzogera kugira ngo tujye tubana. Kandi nabwo niba utarabikoze bikore, ukande subscribe, ukande na like, kwandika muri comment ibyo ni inkunga ikomeye, ukatubwira icyo twazagukorera kuri video wowe utaha, cyangwa se ukatubwira undi kwa gakwiye kugereranya cyangwa se abandi kwagakwiye kugereranya. Mbere na mbere tugiye guhera ku muhanzi King James. Ese amazina nyakuri ya King James ni ayahe? Amazina nyakuri ya King James, King James yitwa Ruhumuriza James, niryo zina rye nyakuri. Wajya ku ruhande rwa Tom Close ugasanga yitwa Muyombo Thomas. Umuhanzi uririmba, aba bose bakaba ari abahanzi baririmba indirimbo za romantique cyangwa se z'urukundo mu njyana ya R&B. Noneho duhite tuza ku gihe cyangwa se uburambe bafite mu kazi, ubwo ni experience. Iyo uje ku ruhande rwa King James usanga King James afite amazemo imyaka irenga 15 akora, ndetse waza no ku ruhande rwa Tom Close ugasanga afite arengeje imyaka 15 akora uyu muziki nyarwanda. Ese none ugahita uza ku rundi ruhande, ese koko aba bahanzi King James na Tom Close bakora mu yihe njyana? King James akora mu njyana ya R&B, Afrobeat ndetse na romantic songs, ngo bivuza nk'indirimbo z'urukundo. Naho waza mu ruhande rwa Tom Close ugasanga Tom Close akora indirimbo mu njyana ya Afrobeat ndetse agakora no muri gospel touch cyangwa se ndetse na inspiration. No kuvuga ngo Tom Close akora Afrobeat, akakora no mu njyana ya gospel cyangwa se gospel, ndakeka murabizi ijyanye mu ndirimbo z'Imana cyangwa se ziramya no guhimbaza Imana. None ugahita uza ese koko aba bahanzi ni ndirimbo zabamamaje hano mu Rwanda zatumye abantu benshi babamenya? King James usanga mu ndirimbo zamwamamaje hano mu Rwanda usangamo indirimbo yitwa Yarahindutse, Ndagukumbuye ndetse n'indi ndirimbo yitwa Uri Mwiza. Waza ku ruhande rwa Tom Close ugasanga indirimbo zamwamamaje harimo indirimbo yitwa Komeza Utsinde, hakaza indi ndirimbo yitwa Ntibanyurwa, ndetse hakaza n'indirimbo ivuga ngo Mbabariwe cyangwa se Narababariwe. Ugasanga izi n'indirimbo zabamamaje aba bahanzi. None waza kuba kunzi cyangwa se audience aba bahanzi bafite hano mu Rwanda usanga King James akunzwe cyane mu rubyiruko ndetse n'abantu benshi bakunda indirimbo z'urukundo. Waza ku ruhande rwa Tom Close ugasanga Tom Close afite abakunzi benshi mu byiciro byose, harimo n'imiryango ndetse abasaza n'abakecuru bose baramukunda. None waza kuri concert cyangwa se amashora na live performance cyangwa se ibitaramo bagenda bakora usanga King James akora amashow menshi cyangwa se ibitaramo byinshi mu njyana cyangwa se byihariye ku ndirimbo z'urukundo. Waza ku ruhande rwa Tom Close rwe ugasanga akora show nyinshi zivanze mbese zivanze n'ubutumwa bwubaka, ugasanga akora indirimbo zirimo ibikorwa zirimo urukundo ndetse zikavangamo n'ubutumwa bwubaka. None wajya ese investment cyangwa se ishoramari, ese niki bakora kibingiriza amafaranga abo bahanzi muzi bamamaye? Usanga King James azwiho kuba ubuzima bwe abworoshya cyangwa se azwiho kubaho mu buzima bworohereje ariko bufite ireme. No waza ku ruhande rwa Tom Close ugasanga yubatse ibikorwa byinshi birimo ivuriro, ibyo bita nka clinique n'ubundi bucuruzi. Usanga Tom Close afite ivuriro rye n'ibita clinique ndetse akaba ari n'umucuruzi wa hatari. Ugere kwavuze yuko King James azwiho kubaho mu buzima bworohereje ariko bufite ireme. Ubwo birumvikana ko ari ubuzima budakennye kandi butanakize cyane. None waza ugasanga ese ni iyihe professional cyangwa se ni iyihe mwuga nyirizina aba bahanzi bakora kubinjiriza amafaranga? Waza ku ruhande rwa King James ugasanga King James ugasanga yibanda cyane ku muziki niho yibandaho cyane umwinjiriza amafaranga. No waza ku ruhande rwa Tom Close ugasanga n'umuganga ubwo bita medical doctor, ndetse ibi bikaba bituma yongera agaciro k'izina rye cyangwa se abantu benshi bakamumenya hano mu Rwanda cyane cyane. None waza kuri award ukaza hano kuri award cyangwa se recognitions, ibihembo cyangwa se
twavuga nk'ibihembo cyangwa se ibikombe bagiye batsindira cyangwa se babonye, usanga King James yaratwaye ibihembo byinshi bya Salax ndetse na Kiss Summer Awards. None waza ku ruhande rwa Tom Close ugasanga yatwaye ibihembo byinshi kandi aba role model mu rubyiruko. Niwe urubyiruko akenshi rumureberaho kuba yarahuje umuziki ndetse n'ubuganga, ni umurimo ukomeye cyane. No waza kuri brand value cyangwa se ku gaciro k'amazina bubatse, usanga King James yarubatse izina muri romantic icon mu Rwanda. Usanga King James ari we mwami w'umuziki w'urukundo hano mu Rwanda. Abantu benshi bakunda indirimbo ze bitewe n'imitoma y'urukundo cyangwa se amagambo y'urukundo meza kandi menshi aba yiganjemo. None waza kuri Tom Close usanga nawe ari inspirational legend plus professional. Nawe usanga abikora ari umunyabigwi mw'ibyo bintu ndetse akabikora mu buryo buri professionnel cyangwa se mu buryo nawe burenze. Ariko cyane cyane King James indirimbo z'urukundo niwe wazipatanki cyangwa se niwe mwami wazo. No waza kuri social influence cyangwa se umwihariko cyangwa se impact bagize mu Rwanda cyangwa se agahigo baciye, usanga King James afite influence mu rukundo ndetse n'imyidagaduro. Usanga mu rukundo n'imyidagaduro ahafitemo influence cyangwa se uruhare runini, kuko abantu benshi bakunda gukundana ndetse bagakunda no kwidagadura, ni ibintu bitandukanye. None waza ku ruhande rwa Tom Close ugasanga iyi influence afite mu buzima bwiza, kuko tuzi ko ari umuganga mu burezi ndetse n'iterambere. Usanga aho hantu naho ahafite cyangwa se afitemo uruhare bitewe n'uko ni umuganga ndetse akaba ari n'umucuruzi. Urumva afite uruhare mu buzima bw'abantu bwiza ndetse akagira n'uruhare mu iterambere binyuze mu gucuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. No waza kuri longevity cyangwa se isoko bafite cyangwa se igihe bamaze ku isoko cyangwa se igihe bamaze barya hiti, usanga King James yaragumye ku murongo umwe cyangwa se umurongo w'umuziki. Usanga umuziki ariwe yibandaho cyane. None waza ku ruhande rwa Tom Close ugasanga we yahuje umuziki we n'akazi nk'umudokiteri cyangwa se nk'umuganga. Aka kantu nongere ngasubiremo, Tom Close yahuje cyangwa se yashoboye guhuza umuziki n'akazi ke k'ubuganga. Ariko ugasanga King James yagumye ku murongo umwe w'umuziki. Usanga King James akora umuziki wonyine ugereranyije na Tom Close. Tom Close bakora ibintu bibiri, akora umuhanzi, yakora umuziki ndetse akaba n'umuganga. Noneho twaza ku mitungo yabo cyangwa se ku bijyanye n'imitungo bafite, Tom Close arusha benshi mu bahanzi mbese arusha abahanzi benshi kuba afite income itava gusa mu muziki. No kuvuga ngo Tom Close ni umuganga wize neza kandi ukora umwuga we neza, ndetse afite business zirimo ivuriro ndetse n'ibindi ibikorwa by'ubucuruzi, twavuga nk'izo clinique ndetse n'ibindi. Ibyo byose usanga Tom Close abifite, kandi ibi bigatuma agira financial stability irenze ishingiye no ku muziki gusa. Yes, usanga afite n'andi mafaranga akura mu muziki gusa utavanzemo amafaranga akura mu buvuzi. Waza ku ruhande rwa King James ugasanga yinjiza cyane binyuze mu muziki, concert ndetse na brand collaboration. We yinjiza amafaranga cyane aturuka mu muziki. None waza ku ruhande rwa King James ugasanga yubatse izina rikomeye, ariko ntagaragara cyane mu shoramari rinini rigaragara nka Tom Close. King James ntabwo agaragara mu shoramari rinini nk'ubucuruzi cyangwa se nk'amavuriro nk'ibyo Tom Close yakoze. Tom Close agaragara mu shoramari rirenze cyane. Mu mitungo Tom Close arusha King James kubera diversified income, kubera ko Tom Close akora ibintu byinshi bitandukanye bimwinjiriza amafaranga. None kwaza ku bijyanye no kwamamara, King James dusanga ari uri ku mwanya wa mbere mu bwamamare cyane hano mu Rwanda, kubera ko n'umwe mu bahanzi bake bafite fan base cyangwa se abafana batamuvaho cyangwa se abafana bahamye cyane mu ndirimbo z'urukundo. Ugasanga indirimbo za King James zikundwa cyane mu bukwe, ku maradiyo ndetse n'ahantu hatandukanye. Noneho King James akaba azwi nka King of Love Songs mu Rwanda, cyangwa se akaba azwi nk'umwami w'indirimbo z'urukundo hano mu Rwanda. Urumva ku bijyanye no kwamamara King James ahangaha aza ari we wa mbere. Ariko twabonye yuko ku mitungo ku bijyanye n'imitungo cyangwa se n'amafaranga, gusa twabonye ko Tom Close arusha King James kubera diversified income, kubera Tom Close akora ibintu byinshi bimwinjiriza amafaranga. Noneho waza kuri Tom Close yamenyekanye cyane kuva mu marushanwa ya Primus Guma Guma, niho Tom Close yamenyekanye cyane.
Tom Close kandi ikindi afite izina rikomeye ndetse no mu bantu badakurikirana hafi imyidagaduro ndetse kubera na professional ye. Tom Close afite n'izina rikomeye cyane mu bantu badakurikirana hafi imyidagaduro kubera professional cyangwa se kubera uburyo akora ibintu bye kinyamwuga. No kuvuga ngo tugendeye muri popularity cyangwa se mu buryo aba bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda, tugendeye kuri popularity ya music lovers cyangwa se y'indirimbo zikunzwe cyane, King James akundwa cyane hano mu Rwanda. No waza mu kwamamara cyangwa se mu kwamamara rusange hano mu gihugu usanga Tom Close afite reach nini cyane. Urumva ko ugendeye muri popularity cyangwa se mu ndirimbo zikunzwe hano mu Rwanda, King James arakundwa cyane. No waza hano mu kwamamara rusange mu gihugu usanga Tom Close nawe afite reach nini cyane cyangwa se yaramamaye cyane. None reka tuze kuzina bubatse cyangwa se legacy on respect cyangwa se n'icyubahiro bafite. Tom Close afite respect ikomeye cyane kuko yahuje ubuhanzi, ahuza ubuvuzi ndetse ahuza ubutumwa bwubaka muri societe binyuze mu ndirimbo. Tom Close rero afatwa nka role model cyangwa se nka role model twavuga nk'uwo ushingiraho kuba. For example nyeshobora kuvuga ngo shaka kuba nka perezida. Urubyiruko rwinshi rero Tom Close yarubereye role model binyuze mu guhuza ubuvuzi ndetse n'ubuhanzi. Okay, kwaza ku ruhande rwa King James afite legacy ikomeye cyane hano mu muziki w'urukundo. King James niwe uyoboye hano mu Rwanda ndetse afatwa nka romantique legend mu Rwanda. King James afatwa nk'umunyabigwi cyangwa se nk'umuntu waciye agahigo mu ndirimbo z'urukundo hano mu Rwanda. None uwo muzina kwaza se mu mazina ese ninde wubatse izina rinini hano mu Rwanda cyane hagati y'aba bantu? Usanga mu muziki cyangwa se mu zina rifite uburemere mu mibereho rusange Tom Close arusha King James. Naho waza mu zina rya muzika y'urukundo cyangwa King James ugasanga niwe uyoboye hano mu zina rya muzika y'urukundo. Mu rukundo arayoboye, ariko mu zina rifite uburemere hano mu Rwanda ugasanga Tom Close arusha King James. Ese wowe ubona ari nde wagakwiye kujya ku mwanya wa mbere? Ese King James na Tom Close ninde wagakwiye kujya ku mwanya wa mbere cyangwa se ninde uyoboye indi mwaba ngaba? Duhurire muri comment umbwire umuntu uyoboye. Ese wowe ubona ari nde wagakwiye kujya ku mwanya wa mbere hagati y'aba bahanzi babiri, King James ndetse na Tom Close? Ese ubona dukurikije ibyo kumvishe ruguru, ubona ari nde ufite amafaranga menshi? Ese ubona ari nde wowe ubwawe wagakwiye gushyira ku mwanya wa mbere urenze ndetse ufite n'izina rikomeye hano mu Rwanda? Duhurire muri comment kurebe comment zanyu tumenye ese ninde ukwiye kujya ku mwanya wa mbere. Nitwa Mustafa, iyi ni Kwivugire TV show. Ciao ciao.